hazabaho ibitangaza, hazaduka abigisha b'ibinyoma, hazaduka abakora ibitangaza, kandi ngo bazayobya benshi. Ariko kubera ko mwariye nabi, niyo mpamvu muri kujarajara mukajya mu nsengero zimwe n'izindi, mukagenda barangiza mukarya nabi, mukagira ngo abakozi b'Imana ntibakiriho. Bakunzi ba Channel Begerezo TV, nongeye kugaruka mbasuhuza, ngira nti umugisha w'Imana ube kuri wowe, umugisha w'Imana ube ku muryango wawe, abavandimwe, inshuti, ndetse umugisha w'Imana ube ku gihugu cyawe, kandi nanjye umugisha w'Imana umbeho, ube ku muryango wanjye, ube ku gihugu cyanjye. Ndetse sinabura kwifuriza n'abatuye isi bumva ariko ikinyarwanda. Kenshi nkunda kuvuga ngo nge ntabwo Imana intumye ku bantu batuye isi, oya, kuko abatuye isi bose ntabwo ari abanyarwanda, sinako bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo ntabwo nagutumye ku bantu b'ururimi rutumvikana, rutamenyekana, ahubwo nagutumye ku bantu muhuje ururimi rumwe. Nubwo buryo rero mba nzinduwe cyangwa se nicajwe imbere na kamera yo kugira ngo mbabwire icyo Imana ivuganye namwe biciye mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu buhanuzi. Ubundi kera Imana yavuganaga n'abantu bayo imbona nkubone, kuko Yesu yabanaga n'abantu, cyane ko buriya Yesu ni Imana mu bumana bwayo. Yesu yari Imana kandi n'ubundi ni kari. Hanyuma yabanaga n'abantu gutya bakaganira, ba Yohana, ba Petero. Ariko muri iki gihe ntabwo ariko bimeze. Imana isigaye ivugana n'abayo cyangwa se abantu bayo mu buryo bubiri bukomeye. Mu buryo bw'abahanuzi, igaca mu muhanuzi runaka, ashobora kuba Theoneste, ashobora kuba Kamariza, ashobora kuba Brave, ashobora kuba Robert Muhungu w'Imana, Pasiteri kanaka. Imana ifite uburyo yacamo kugira ngo itange message. Ubwo ni uburyo bumwe. Ubundi buryo bwa kabiri, Imana ikoresha ijambo ryayo, isigaye ikoresha ijambo ryayo. Akaba ari mpamvu ngewe ndi umuhanuzi w'Imana mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ariko kandi no mu buryo bw'umuhanuzi, iyo bije Imana ngize umugisha kankora ku maso nkumva ijwi ry'Imana, hari uburyo umuhanuzi ahanuramo. Ntushobora kumbwira ngo uri umuhanuzi utumvise ijwi ry'Imana. Imana ikunda kuduha ama message, ijwi ry'Imana tukaryumva cyangwa se ukerekwa. Ibyo byose ni uburyo bwo kugira ngo Imana icemo inzira, itange message cyangwa se itange ubutumwa ku bayo. Uyu munsi wa none rero uburyo Imana iri gukoresha cyane ni uburyo bw'ijambo ryayo. Ndagira ngo nkurarike kubwire ngo Imana igiye kuvugana nawe. Mbwirira umuntu muturanye cyangwa se umuntu mukundana, mubwire ngo Imana igiye kuvugana nawe, ariko igiye guca mu ijambo ryayo. Hari umuntu Imana itumye, ni jyewe rero Theo. Abantu bajya banga Imana ntiyabonye umwanya wo kwiyizira yantumye. Oya, Imana ntabwo yabuze umwanya, ahubwo ari ijambo nasomye rirambwira ngo ubwo dukorana nayo mwirinde guhabwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Nsanga hari amasengesho abarokore tugira, ukajya kumva umuntu arasenze ngo Mana ngo ndagushimiye, ngo ariko kandi ngo icyubahiro cyawe ngo kibure, ngo jyewe ngo icyubahiro cyanjye ngo kibure, ngo jyewe ngo icyubahiro cyanjye ngo kibure, ngo bari ugaragara, ngo jyewe ngo mbure, ngo bari ugaragara, ngo mu izina rya Yesu, ngo dusenge gahunda na porogaramu, ngo twirukanye abadayimoni, ngo Satani na Shitaniya. Ari umuntu igeze gusenga gutyo ndaseka. Ntabwo jyewe ndi bubure ngo Imana igaragare, oya. Ntabwo jyewe icyubahiro cyanjye kiza kubura ngo Imana igaragare. Kubera yuko Imana iri muri jyewe, ahubwo Imana ihagararane nanjye. Icyubahiro cy'Imana gikorere muri jyewe, mbe umurongo w'Imana, Imana ice muri jyewe. Niko Pawulo yandikiye Abakorino, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino 6. Yaravuze ngo ubwo dukorana nawe, haleluya, mwirinde guhabwa ubuntu bw'Imana kupfusha ubusa. Jyewe rero n'Imana turi muri birimwe. Bivuze ngo Imana nimba nicaye ahangaha ubu turi kumwe, nicaranye nayo, ninza gusoma kutuzi. Mu yandi magambo twebwe mbibutse ko Imana nta menyo igira. Imana nta menyo igira. Ninsoma ku mazi nayo irabinyoye.
imana nta menyo igira bakunzi ba Bigerezo TV, nta nubwo imana ifite urwasaya ngo ihekenye, oya, twebwe turi ibijigo by'imana. Umva ukuntu Yesu yaravuze ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa, imana niza doke Matayo igice cya 30 ntekereza na 6, hari amakuru agendanye no kugaruka k'umwami Yesu, ngo icyo gihe ngo imana ngo izahamagara bari iburyo, ni 34 ndumva ari 34, ngo izahamagara bari iburyo ibabwira ngo nimuze abo data yahaye umugisha, kuko cya gihe nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika. Imana isonza ryari? Nibyo ndi gusobanura. Ntabwo imana igira amenyo ariko igisonza. Imana isonza ryari? Wahita wibaza ngo ese irarya, ese igira inda? Imana kubera ko iri muri twebwe, nibyo nabasobanuriraga, imana igisonza. Iyo umuntu wayo, imana ishimwe, tuvuge ni umukene, arashonje ntumugaburiye, arasabye ntumuhaye, ari mu nzu y'imbohe ntafite umugeraho ngo amugemurire ntumuhaye, kiriya gihe uba wimye imana. Kuko Bibiliya iravuze ngo ibyo byose iyo mwabikoraga, ukagaburira umukene, ukambika ukambika uwambaye ubusa, ngo nijye mwabaga mubikoreye. Mu yandi magambo, ntabwo ushobora kubona imana utabashije kubona umuntu imana yaremye. Muri manifestation, mu kwigaragaza kw'imana, manifestation de Dieu, imana yigaragariza mu bo yaremye. Niyo mpamvu ndaha rero ntabwo uza kubona imana utabanje kubona Theo. Ndimo imana iri muri jyewe. Impamvu nkuraritse, bwira mwene so umubwire ngo ngwino imana ivugane nawe. Ndagira ngo tubanze dusenge, duhamagara imana ize kubana natwe. Turagushimiye mwami Yesu, nta wera nkawe, ijambo ryawe ni rikuru, ryabayeho ntarabaho. Niyo mpamvu ntarihangara ngo ndisengere. Ijambo ryawe nta warisengera kuko n'ubundi rirera, ahubwo njye ndisengeye ngo unyemerere ukorane nanjye. Ntabwo mvuze ngo mbure ugaragare, oya, ahubwo korana nanjye, vugana nanjye, ca muri jyewe. Aba bantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda, bumve message cyangwa bumve ubutumwa binyuze muri jyewe, n'unkundi rushyigikire. Nsabye imbaraga z'umwuka wera, mwuka wera nka transport, mwuka wera nka marene, mwuka wera nk'umuriro, naza abane nanjye, atwika imbaraga zose zituma ubutumwa butumvwa, andwanirire kandi atunganye ibidutunganye mu mitima y'abantu bagiye kumva ijambo ryawe, kandi azatugeze aho yifuza ko twagera. Umbabarire mwami, iri jambo rizagira umumaro mu mitima y'abantu bose bumva ijambo ryawe. Ngaho ntukabure icyubahiro, tungana gutya turi benshi, ntukabure icyubahiro. Bigerezo TV, hari abakunzi ba Bigerezo TV, tugwaye icyubahiro mwami. Urakoze kugiye kushyigikira, mwuka wera w'Imana nawe akorane nanjye iby'ubutwari. Senze nizeye Kristo wabambwe Golgotha. Amen. Yesu ashimwe. Maze iminsi mvuga, kubera kuvuga nasaraye, ndajya nsoma kutuzi kandi ntihagire uwo bigusha. Imana iguhe umugisha. Ejo nari ndi kwigisha itorero rimwe, ndababwira ngo Imana ikeneye ko dutunga kwera kwayo. Harimo umusaza umwe dusohotse mu iterero, arambwira ngo mwene da, guzi ko kuva muri 89 nakijijwe, nagiye numva ijambo ry'Imana, guzi ko ubwirije nkumva ijambo ry'Imana ryongeye kumbera rishyashya, wagira ngo ndi umwana ugiye kwiga igice. Ndavuga ati muze, Imana iguhe umugisha, kandi yabivuze ubona afite agahinda. Arambwira ngo hari akuntu abigisha muri iki gihe bari kwigisha ukagira ngo nta kintu bari kuvuga. Ubwo we niba uko yabibonye, njye ntabwo njya mpinga abandi bene data, ahubwo ça dépend n'igihe cyangwa se n'ibyo yemera. Umuntu wese burya ntabwo indyo imuryohera. Hari abantu baryoherwa n'akawunga, hari abaryoherwa n'umuceri. Buri muntu wese aryoherwa bitewe nagu cyangwa se n'uburyohe bw'ibyo biryo ari kurya. Rero ijambo ry'Imana ntabwo ribiha,
muzehe yararyohewe, nawe ndakurarikira kugira ngo uryoherwe kandi Mwuka Wera w'Imana aze kumfasha. Munyemere dusome amagambo y'Imana ari mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 2 umurongo wa 36. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 2 umurongo wa 36. Ariko shimire kameramani uri inyuma ya kamera, Imana iguhe umugisha rwose, uze kugerageza abantu baze kubona ishusho nibuze, nubwo wenda tari ishusho ryiza rigaragara kubera ko turacyasenga Imana. Nababwiye ngo il faut essayer de faire quelque chose et puis Dieu aidera. Gerageza ugira icyo ukora, hanyuma Imana izafasha ugerageje kwifasha. Undi God help who help themselves. Imana ifasha uwifashije. Ntumbwira ngo Imana izava mu ijuru ngo iguha amafaranga utagerageje kuyakorera. Oya, il faut travailler pour gagner ce que tu as besoin, et puis tu vas voir ce que tu as besoin. Uzabona icyo washakaga. Abami ba mbere igice cya 2:36 haranditswe ngo Salomo ahora Shimeyi. Bibiliya yavuze ngo bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati, wiyubakire inzu Yerusalemu, uyigumemo, ntuzayivemo, ugira ahandi ujya. Umunsi wayivuyemo ukambuka akagezi Kidironi, uzamenye neza kutazabura gupfa, amaraso yawe azaba ari wowe abaho. Shimeyi asubiza umwami ati, ibyo umbwiye ni byiza, uko uvuze mwami nyagasani niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Shimeyi aba i Yerusalemu amara iminsi myinshi. Hashize imyaka 3 abagaragu ba Shimeyi baracika bajya kwa Kishi mwene Maka umwami w'Igati. Bukeye babwira Shimeyi bati, abagaragu bawe bari i Gati. Shimeyi arahaguruka ashyira amatandiko ku ndogobe ye ajya i Gati kwa Kishi gushaka abagaragu be. Nuko Shimeyi aragenda abakura i Gati. Hanyuma Salomo abwirwa ko Shimeyi yavuye Yerusalemu akajya i Gati akagaruka. Umwami atumira Shimeyi aramubwira ati, harya sinakurahije Uwiteka nkakuyanangiriza rwose nti umenye neza ko umunsi wavuyeyo ukagira aho ugana hose utazabura gupfa. Ukansubiza uti ibyo uvuze ni byiza, ndabyumvise. None ni iki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko nakutegetse? Amen. Munyemerere twongereho aya magambo ari muri Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umwe mu bahanuzi bakuru, igice cya 42 umurongo wa 7, turaza gusoreza ku murongo wa 18. Kandi umwami Yesu aradufasha, ndabizi neza ko Imana numufasha igidufasha mu makuba. Yaravuze ngo nzajya mbafasha mu miruho yanyu munaniwe no mu makuba yanyu. Nanjye nizeye ko Imana iza kumfasha kandi biragenda neza. Bibiliya yivuze iki? Ubutumwa bwiza tugiye kuganira cyangwa se ijambo ry'Imana tugiye gusangira turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cyaho cya 42 umurongo wa 7. Haravuze ngo nuko hashize iminsi 10 ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya, maze ahamagara Yohanani mwene Keriya n'abatware b'ingabo bose bari kumwe nawe, n'abantu bose uhereye ku muto hanyuma y'abandi ukageza ku mukuru uruta abandi. Arababwira ati, uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli iyo mwantumyeho kuyibingingira ivuga iti, nimukomeza kuguma muri iki gihugu niho nzabubaka kandi sinzabasenya, nzabashoreza imizi kandi sinzabarandura, kuko nicushije ikibi nabagiriye. Ntimugatinye umwami w'i Babuloni, uwo mwatinyaga ntimukamutinye, niko Uwiteka avuga. Kandi kuko ndi kumwe namwe kugira ngo mbarokore mubakize.
kandi nzabaha igikundiro kugira ngo abababarire abagarure mu gihugu cyanyu. 13. Ariko nimuvuga muti ntituzatura muri iki gihugu, nitwumvire ijwi ry'Uwiteka Imana yanyu, mukavuga muti oya, ahubwo tuzigira mu gihugu cya Egiputa, aho niho tutazabona intambara, haba no kumva ijwi ry'impanda, ndetse ntituzabura n'ibyo kurya, aho niho tuzatura. Nuko noneho nimwumve ijambo ry'Uwiteka, yemwe abasigaye i Buyuda mwe. Uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti: nimuba mugamije rwose kujya muri Egiputa kugira ngo mwimukireyo, mumenye ko ya nkota mwatinyaga izabafatira mu gihugu cya Egiputa, kandi n'inzara yabateraga ubwoba izabakurikiranirayo. Niho muzagwa, niko bizaba ku bantu bose bazaba bagamije kujya muri Egiputa kugira ngo bimukireyo. Bazicwa n'inkota n'inzara n'icyorezo, kandi nta n'umwe wo muri bo uzarokoka ngo akire ibyago nzabateza. Uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti: nk'uko mwajyanywe, nk'uko umujinya wanjye n'uburakari byanjye bukaze byaroshywe ku baturage b'i Yerusalemu, niko namwe uburakari bwanjye bukaze buzabarohwaho mugeze muri Egiputa, kandi muzaba ibivume n'igitangarirwa n'icibwa ry'igiteye isoni, kandi ntabwo muzongera kureba aha hantu ukundi. Imana nidutabare. Soreze mu Bagalatiya, urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, urwandiko rwa mbere, urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ni urwa mbere, igice cyaho cya 3. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 3, umurongo wa mbere. Twumva icyo Imana ivuze. Haravuze ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu? Ibi nibyo byonyine nibyo mushaka ko mumbwira? Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangije iby'umwuka, none muberekije iby'imibiri. Ya mibabaro yanyu mwababarishijwe ubusa. Niba yari iy'ubusa se koko, mbese Imana ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo tuganire, Imana iguha umugisha wo gukunda ijambo ry'Imana. Nyemera tuganire ijambo nahaye umutwe uvuga ngo irinde kujarajara udapfa. Torero ry'Imana, tugeze mu minsi imperuka. Nshuti muvandimwe ukunda Bigerezo TV, Theoneste mfite intego yo kugira ngo abantu basobanukirwe muri iki gihe, igihe tugezemo, kandi nta kindi ntuzanyumva mu bintu by'ubujajwa ku ma YouTube, ntuzumva ndi guhangana, ntuzumva ndi gutukana. Nzavuga Bibiliya, nzavuga ijambo ry'Imana, ntuzumva nagiye kwivanga mu bya politike ngo njye kuvuga oya. Jewe icyo Imana yampamagariye ni ukuvuga ijambo ry'Imana. Kandi mbwira abantu iki kintu gikomeye: iyo umuntu abuze umutsima, ejo bundi ahantu nigisha ku cyigisho kijyanye n'uko tutazicwa n'inzara, ndi kubwira abantu ngo Imana iguhe ibyo kurya, mbabwira inkuru z'umutsima. Ubundi umutsima, abantu benshi ntabwo bazi agaciro k'umutsima. Umutsima ubundi ni iki? Kera, ntabwo ndi uwa kera ariko nanone si ndi umwana. Kera habagaho umutsima witwa rucakarara. Rucakarara iyo yabaga
icumbwe cyangwa se isonzwe cyangwa ivuzwe, uburyo ubwo ari butatu bwose burakoreshwa. Hari ukuvugwa cyangwa kuvuga umutsima, hari ugucumba umutsima, hari n'icyo bita gusonga umutsima. Amen. Uyu muntu rero watekaga cyangwa se wasongaga, wavugaga umutsima, byamutwaraga energy cyangwa se imbaraga, kuko uyu mutsima witwaga rucakarara barawitonderaga, ntabwo ari ugupfa kuwuteka. Kandi impamvu nta yindi nuko wabaga urimo ikintu bita intungamubiri, n'abawuryaga bitonze, kuko kugira ngo bawurye byasabaga ikintu cyitwa amata, cyangwa se bigasaba ikintu cyitwa ibishyimbo. Ibi bishyimbo byabaga bitetse ariko bigeretsweho ikintu cyitwa isogi na nyirasogereza. Nimvuga isogi, abantu b'aba.com b'iki gihe ntabwo bamenya isogi icyo ari cyo. Isogi cyangwa icyo bita intagarasoryo ni kimwe mu biribwa abanyarwanda bakundaga kera, kuko byabaga birimo umuti. Intagarasoryo bakundaga iwacu kuzishyira ku bishyimbo. Ni utuntu tujya kumera nk'intoryi tw'umweru tumeze nk'utubiya ariko turura cyane. Izi ntagarasoryo iyo bazishyiraga ku bishyimbo n'imyumbati, warabiryaga ukumva birarura. Ariko nubwo byabaga birura, byabaga birimo imbaraga. Donc ibishyimbo n'imyumbati donc batakaranze bitekewaho, bakamena ku cyo bita inkoko. Inkoko ntabwo ari inkoko, ni inkoko. Hari amazina ajya kuvugika kimwe mu rurimi rw'ikinyarwanda: ikirere, inkoko, isoko. Donc mu yandi magambo ndashaka kuvuga inkoko yabaga iboshye mu cyo bita intamyi. Hanyuma barangiza bakayifata bagakora ikintu cyitwa urukoma. Mu bantu b'iki gihe benshi ntabwo bazi urukoma icyo ari cyo. Ni ikirere kidatabutse cyabaga kivuye ku nsina, bararutemaga urwo rukoma, hanyuma bakarubabura, bakarucisha ku muriro, bakarushyira kuri ya nkoko, hanyuma bagafata bya bishyimbo n'imyumbati birimo ikintu cyitwa intagarasoryo, hanyuma tukarya. Nanjye nabiriyeho kuko ndumva mu myaka maze ndi uwo muri 88. Abahanga bavuga ko ubundi atari byiza kuvuga imyaka yawe, ariko iyo uvuze igihe wavukiye uzi, donc uhita ujya mu mibare nawe bikakugora. Ndi uwo muri 88. Urumva rero ko ntari umwana cyane, ariko kandi sinanakuze, uretse ko agahanga k'umusaza katanze, agahanga k'abasore katanze akamusanza kumera imvi. Usanga rimwe na rimwe tuzi ubwenge kubera iminsi tugenda tugeramo, hari ibintu tumenya cyane. Imana ishimwe, haleluya. Rero ibi biryo babishyiraga ku isahani, tubyita isahani muri iki gihe, tubishanishe n'igihe tugezemo, byabaga bikomeye biryoshye, ariko bakazamo akantu kitwa gusharira. Rimwe na rimwe igihe babitekaga naniriraga imyumbati gusa, ugasanga ni ibyo nyine bigutunze. Kubera iki? Kubera ko byabaga birura. Ariko nubwo byaruraga, abasaza ba kera n'ababyeyi bacu ba kera bo babaga bazi icyo batetse icyo ari cyo. Babaga bazi ko batetse indyo yuzuye, irimo intungamubiri, irimo imbaraga, ku buryo uza kubirya bitaza kuba nk'ibiryo bya rojyorojyo by'iyi minsi, nk'umutsima w'iki gihe. Umutsima w'iki gihe ushobora guteka umutsima, hanyuma kugira ngo urye neza, Mukongomani yaravuze ngo kugira ngo urye ubugari bwinshi ngo biterwa ngo n'isosi. Hanyuma kandi bibutse ko iyo turi kurya umutsima cyangwa se ubugari, muri iyo sose kugira ngo uyirye neza, urye ubugari bwinshi, wa mugani w'Umukongomani, bisaba gushyiramo urusenda. Kubera urusenda rurimo, usanga urya vuba vuba, hanyuma ukabira ibyuya. Mu kubira ibyuya rero hari n'utuntu duturuka hano mu mazuru, usanga urya rimwe na rimwe wabize ibyuya. Impamvu biri ibyuya ni iki?
kandi ikibi cy'ubu bugari utamira kabiri ukumva urahazi, mu nda nta kirimo ariko ukumva urahazi. Rero ntabwo abantu ba kera bo baryaga ubu bugari bumeze gutya, oya, baryaga icyo bita umutsima, bawuryaga bitonze, baryaga ibishyimbo n'imyumbati kuko bizabaga birimo imbaraga, bakabirya bitonze. Nta muntu wariye ibishyimbo n'imyumbati cyangwa se wariye umutsima waryaga yihuta, ntabwo yabiryaga hasi nibuze iminota 30, yaricaraga akarya yitonze kuko byabaga bikomeye birimo imbaraga. Ariko muri iki gihe nyine njye ntabwo njya mara iminota nk'icumi ku meza, oya, ntabwo ntacyo mba nindaho kubera igihe tugezemo ni ibiryo bidakomeye nyine nuko tumeze. Ni no mpamvu usanga muri iki gihe turimo rimwe na rimwe turi kugaburirwa indyo ituzuye, abantu bari kutubwira utuntu twa rojyorojyo, bari kuduha uturirimbo, nuko rimwe na rimwe hari igihe ujya mu rusengero runaka abantu bagara mu gitondo babyina bakabira ibyuya vrema, nibyo barabyina guhimbaza Imana nibyo, ariko ni rojyorojyo, nta jambo ry'Imana barariha iminota 3 cyangwa 2, hanyuma ugasanga icyo bita umutsima wa wundi ndi kuvuga ariwo jambo ry'Imana ntuhawe umwanya. Rero ndagusabye Imana ikomera imbaraga zigushoboza gukunda ijambo ry'Imana. Iri jambo, uyu mutsima mvuga ni ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana iyo waririye ukaryuza ukarigenderaho rirakuyobora, murikunde, rirabakuza, rizabageza aho Imana yifuza ko mwagera. Amen. Ndagira ngo tuganire rero. Twasomye amagambo y'Imana menshi, ariko kandi ntacyo bitwaye. N'ubundi n'abasinzi batinda mu kabare, bahera mu gitondo banywa bakagera nijoro bagakomerezaho, rimwe na rimwe ugasanga batinza aho ngaho. Rero jya unkundira wumva ijambo ry'Imana utindane natwe. Amen. Turaganira ijambo rifite intego ivuga ngo irinde kujarajara muri iki gihe kugira ngo udapfa. Mu yandi magambo, biragusaba ko wirinda, uba mu buzima bwo kwitwararika. Mu bukristo bwawe wirinde, ibivugwa byose ntabwo biba ari ukuri. Aha, kubera iki? Ndashimira umugabo bita Murangira Thierry, kubera ko Imana iri kumukoresha ibintu by'ubutwari. Ari kugenda yerekwa hari ibisamba agafata agashyira akajya donc ejo bundi hari mwene data tuganirije ku makuru y'uriya mugabo ngo bita Bishop, ukuntu yibaga abaturage abakristo b'Imana, yarazaga afite impeta. Ngo hari ikintu cyanangajemo, mwene data dusobanuriye abantu biruwa wenda birashobora ko bamuzi, kandi nawe niho aturuka. Mwene data watuganirije ejo bundi yitwa Niyigena, yatubwiye buryo ki uyu muhanuzi cyangwa se uyu mubishop kugira ngo azabashe guhanura, abahanuzi bose ngo bahanuraga bambaye amakanzu yera, amakanzu kera yera. Aya makanzu rero we mu rusengero rwe byari bibujijwe, nta wundi muhanuzi wari wemeye guhanura. Abahanuzi bose yari yarabaciye, ari we muhanuzi usigaye wenyine. Kandi uyu muhanuzi ngo bagira uburyo butatu, bagira igihe aza saa 9, saa 10, saa 11, bagira amasaha 3 kuko baba barahawe izindi mbaraga n'ubwo buryo bakoramo. Hanyuma rero barangiza bagakora ibitangaza byabo, bagahagurutsa ibirema, bakazunguza udutambara, abantu bakagwirirana, barangiza bagafite ngo yarafite n'impeta yashoboraga kugutunga abantu mwese mukikubita hasi, mukagira ngo ni ibitangaza by'Imana, kubera ko mwariye nabi ijambo ry'Imana. Ntimwigeze mubwirizwa ko Bibiliya yaravuze ngo hazaba muri icyo gihe cy'imperuka hazabaho ibitangaza, hazaduka abigisha b'ibinyoma, hazaduka abakora ibitangaza, kandi ngo bazayobya benshi. Ariko kubera ko mwariye nabi, niyo mpamvu muri kujarajara, mukajya mu nsengero zimwe n'izindi, mukagenda barangiza mukarya nabi, mukagira ngo abakozi b'Imana ntibakiriho. Mwariye nabi. Imana igufashe wongere wibuke, utekereze imirire yawe, uburyo cy'ukunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero nshaka kubwira ni ijambo rikuhana, rikugarura ku Mana. Irinde kujarajara utaza kugwa aho uri kujya. Si byiza muri iki gihe, biragusaba gushishoza. Jonde navuga ngo mugire ubwenge bw'Imana, Imana bakore ku maso, mumenye ibihe turimo. Kandi nimudashishoza, wenda muri iki gihe kimeze gutya, biraza gutuma benshi muri mwe mubura ubugingo.
kuko twageze muri monde iteye ubwoba. Mubanza mumenye igihe turimo kimeze gute. Naramubwiye ngo ubw'ibihe bidahishwe isora byose niki gituma abayizi, niko Yobu yavuze 24 umurongo wa mbere. Niki gituma abayizi batamenya iminsi ya. Ibihe turimo biteye ubwoba, nibihe bisaba ko umuntu asenga, ariko agasenga narya umutsima akarya ijambo ry'Imana. Uyu mutsima witwa rucakarara kugira ngo tuwurye biragusaba iki? Biragusaba kwihangana. Hari umugabo bita Sina Gerard. Ni umwantrepreneur, ni umuhanga, ni umubusinessman. Afite uruganda cyangwa se enterprise yiwe iri Nyirangarama. Akora ibintu byinshi bitandukanye ndetse bigirira igihugu akamaro abaturarwanda. Harimo ibyo kurya, harimo ibyo kunywa, ariko kandi akaninjiriza amadevize igihugu, kuko hari abakerarugendo benshi kenshi na kenshi iyo baje babaza kugurira Sina Gerard muri iki gihugu ndetse no muri mujyi wa Kigali. Afitemo amasoko agiye atandukanye. Sindi kumwamamariza cyane ko atantumye, ariko ndashaka kuvuga product imwe akora cyangwa ebyiri munyitabe. Haleluya. Agira product yitwa Agashya. Mumurikira mwumva iki kintu. Sina Gerard agira product yitwa Agashya, akagira n'indi product yitwa Akabanga. Bavandimwe mwese mumurikiye, ndabizi neza ko hagize ubahitishamo akabaha Agashya akagatereka ahangaha, yarangiza akabaterekera n'Akabanga ahangaha, akababwira ngo choose the best more than others. Hitamo kimwe kuruta ikindi. Mwese nanjye mbabwira tuvugana, nanjye nakwirukira gutora Agashya. Mwese mwahitamo agaji kitwa Agashya, kuko kiriya gisenda ntacyo naba nyitoramo, ako kitwa ngo Kabanga ntacyo cyahita kimarira. Niyo tukiriye turya turakirya, ariko kikaturya, ruraturya urusenda ruraryana. Bakubwiye ngo toramo vuba vuba, natora ko Agashya nanjye da. Nawe kandi niko wabigenza, ariko harimo ubwenge shaka kukubwira ahangaha. Nubwo dushobora guhitamo Agashya kakadusosera kakaturyohera, ariko nta mumaro w'Agashya, ahubwo harimo amasukari ashobora no kwangiza imibiri yacu. Cya kabiri, nimuza kugenzura neza muraza gusanga ibintu byose biriho ibya kera byari bifite umumaro bitakigezweho, ahubwo ikigezweho ari akajambo kitwa udushya. Innovation, ibintu udushya, utuntu tugenda twadukanye, uturirimbo dushya. Abaririmbyi baririmbaga ba kera, uzasanga injyana za kera zitakigezweho, hagezweho freestyle, injyana zigezweho z'iki gihe nyine. Amen. Mumurikire mwumve icyo shaka kubabwira. Indirimbo za kera, wenda urugero nk'iwacu muri ADPR, nango urugero kuri korali imwe ya Rubonobono, hari indirimbo bigeze basohora nyinshi, basohoye nyinshi, ariko hari indirimbo bagiraga ubitakigezweho. Ikorasi imwe babateraga ikanyiririmbe ivuga ngo itegereze neza ngo uburyo utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Witegereze neza ngo uburyo utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Iyi korasi bajyaga bayitera ndetse yaramamaye muri icyo gihe cyawe, ariko ubu ntaho wasanga iyi korasi. Nta korali muri uyu mujyi wa Kigali wajya kumva umve ngo iteye iyi korasi. Oya. Bagiraga indirimbo ivuga ngo ngwino winjire kwa Mbariro, ngwino winjire zutazagenda utambaye. Ntabwo nzi kuririmba, ariko habagaho indirimbo zihimbitse neza. Ariko muri iki gihe turimo, umva udukorasi tugezweho. Akawakabonye mana, ukibaza ko ariko bikakuyobera. Ngo nunabaruza
nabaye ntuzansubize mu mibabaro yanjye, ayiwe ngo uzabungiriye. Indirimbo zijyanye n'igihe turimo, mu yandi magambo ni utuntu twiriho tw'iki gihe, ni ibintu by'udushya gusa, ni udushya. hari inzu za kera zabagaho zitwaga Mugongo wa Tembe, hari inzu zabagaho za nyakatsi. izi nzu za nyakatsi iyo twaziryamagamo, munkurikire mu nyumve singiye kugarura ibya kera, ariko izo za nyakatsi zabaga zipfutse, amazi yateretswe yabaga ari mu kibindi, ari mu nzu ya nyakatsi, wanyanywaga wumva wagira ngo avuye muri firigo. None kubera ko turi mu iterambere, ni byiza, nyakatsi zaracitse, turi mu iterambere, turi muri development, nibyo, ariko aya mabati tubamo nayo ni udushya twagiye twihimbura, dusimbura ibindi. Ariko uzafata amazi uyatereke mu nzu, uzasanga yashyushye. Kubera iki? Kubera utu tuntu twitwa udushya, nubwo ni udushya, ariko ibibazo duteje hanze aha ni byinshi cyane. Bene data, mube maso, mushishoze, murebe igihe tugezemo. Ngaruke kuri product ya kabiri yitwa akabanga Sina Gerard agira. Kare akabanga byatumye ntekereza ku ikorasi imwe ivuga ngo harimo akabanga, gukorera Imana harimo akabanga, kwizera Imana harimo akabanga, mu ijambo ry'Imana harimo akabanga, nubwo bitagaragara harimo akabanga, nubwo uyu munsi utarashyingirwa ariko harimo akabanga, kwihangana, ibintu byose birimo akabanga. Hanyuma mbibutse ko nubwo uru rusenda ruryana, ariko ruraryana, ariko muri ko ni akabanga. Niyo mpamvu katamenyerwa, nyine ni akabanga. Ibintu bizatubanga by'akabanga ntibimenyerwa, birarura. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ubwaryo, impamvu abantu batarikunda ni uko ribuza, rirahana, riratesha, ariko abantu ntibashaka kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Harimo akabanga, ni akabanga utamenya. Mbabwiza ukuri, iki gitabo cyitwa Bibiliya. Ubundi Bibiliya ni iki? Bibiliya biva mu ijambo ry'ikigiriki byitwa Biblos, ubundi bivuga ngo maison de livre, ni inzu y'ibitabo. Ariko aho Bibiliya itandukana n'ibindi bitabo nuko ahari igitabo cyahumetswe n'Imana. Icya kabiri, iri jambo ryitwa yera, holy, iri jambo ryitwa yera niho ritandukanira n'ibindi bitabo byose. Kubera iyo mpamvu rero Bibiliya itandukana n'ibindi bitabo, reka ndite ko ari Bibiliya, ijambo ry'Imana, ariko kandi nakabanga kazwi n'abake. Ni kumuririmbye yaririmbye, aririmbira umusheri, baramubwira ngo uri ibanga rizwi n'abake, ngo uri akazuba ko mu museso. Iyi Bibiliya ni ibanga rizwi n'abake, abantu barizi nibo bazi umumaro cyangwa agaciro ka Bibiliya, bazi agaciro k'ijambo ry'Imana. Ndashaka kubabwira ngo mwirinde cyane kujarajara mu bintu byose biri kugenda byaduka, akaje koze mujya isitire zose zigezweho, ibintu byose mwirinde kujarajara mudapfa. Kubera iki? Kugira ngo nze no gusoza, dusomye inkuru z'umugabo bita Salomo, umuhungu wa Dawidi. Hanyuma dusoma n'umugaragu we bitaga Shimeyi. Mbibutse ko Shimeyi n'ubundi yari umugaragu wa Dawidi, ariko mu gihe cy'agasuzuguro ko bita Abusalomo, umwana wa Dawidi, ari gushaka kwica se ngo nawe ashaka ingoma, uyu mugaragu wa Dawidi witwa Shimeyi niwe wagiriye inama Abusalomo. Aramubwira ngo so papa wawe uzafata abagore be kugira ngo ubabaze umutima we, uzafata abagore be ubajyane ku gasozi, ku gasongero k'agasozi, nurangiza ubasambanirizeyo. Hanyuma papa nabimenya, so wawe nabimenya, umutima uzikubura, azakwanga, azanakwica. Shimeyi amugira inama. Hanyuma umusaza bita Dawidi ari guhunga, ageze ngo kunyike hejuru ngo ari kugenda, Shimeyi aratinyuka atuka muzehe Dawidi, aramubwira ngo dore yambwa yo kwa mwene Yesayi. Aramutuka. Dawidi arabyumva, abagaragu ba Dawidi baramubwira ngo Shimeyi aragututse, tugende tumuce igihanga. Dawidi ababwira ijambo rikomeye nakunze, arababwira ngo nimumwihorere Shimeyi yitukire, ni Uwiteka yamuteye kuntuka. Aramwihorera, araceceka. Ibyo birarangira, habaho intambara y'umuhungu we Abusalomo. Iyo ntambara irarangira, ariko irangira n'ubundi
Abusalomu atinya ingoma ya se kuko Dawidi yari umunyembaraga. Igihe kiragera Dawidi aza gutabaruka nk'umwami. Amaze gutabaruka arashyingurwa. Maze gushyingurwa ariko ingoma ye nta wundi yigeze uyima. Yimye ingoma y'umwana we. Uwimye ingoma y'ubwami ni umwana wita Salomo. Ariko mbere yuko muzehe atabaruka, Dawidi yaganiriye n'umuhungu we Salomo, aramubwira ngo ujye umenya Imana ya so, iyo so yakoreraga aba ari uzakorera. Amushyiramo n'irindi jambo, aramubwira ngo kandi nugera ku bwami uzibuke uwo bita Shimeyi. Icyo yari avuze ni iki? Yari avuze ngo yarasuzuguye, uzarebe uko umugenza. Kugira uko umugenza ni iki? Ni ukuzamwica nyine. Ni nk'ariyo cyo yari avuze. Ariko Salomo akigera ku ngoma, akima ubwami bwase, yarasenze. Ejo bundi narabibigishije, aravuga ngo Uwiteka, kuyobora Abisirayeli biragoye, na papa ubwe byaramugoye, ariko mfasha umubwenge. Imana imuha ubwenge. Muri ubwo bwenge rero ntabwo Salomo yahise yihutira kwica Shimeyi, ahubwo yaramubwiye ngo Shimeyi we, ntitaye ku bugome wagiriye papa, jya i Yerusalemu, wari umugaragu wa data, ntabwo nagutakaza, sinakujugunyanga. Irukanka i Yerusalemu wiyubakire inzu i Yerusalemu ugumeyo, hanyuma iyo nzu nuyigumamo uzaba ari wowe witurira, ndakubabariye nkwihaye imbabazi. Ariko kondisiyo ni imwe, umunsi wavuyeyo i Yerusalemu ukagera aho ujya hose, uzamenye ko utazabura gupfa. Ibi byari byoroshye cyane. Urumva yaramubwiye nabi, amugiriye imbabazi, amuhaye imbabazi, agerekaho no kumuha igikingi, amubwira ko agomba, kandi amuha n'abagaragu. Shimeyi yari afite nabo bagaragu abi Yerusalemu iminsi myinshi, ngo amaze imyaka 3 gusa. Shimeyi biramunanira. Bibiliya iravuze ngo yambuka akagezi Kidironi, ako Salomo yamubujije kwambuka. Aramubwira ngo nuramuka wambutse akagezi Kidironi ukarenga red line, ukarenga umurongo utukura, uzamenye ko utazabura gupfa. Akagezi Kidironi kari kondisiyo kuri Shimeyi. Shimeyi ariko arabyumva, agira ngo wenda azabyubahiriza. Rimwe ngo bagaragu be baracika, bajya kwa Kishi umwami w'Igati. Ngo bagiye kwa Kishi, hanyuma Shimeyi abwirwa ko abagaragu bacitse, bakajya Igati. Ngo ahita ahita yibagirwa ibyo yavuganye n'umwami. Bibiliya iravuze ngo ashyira amatandiko ku ndogobe ye, yirukanka gushaka abagaragu be. Intego y'ijambo ry'Imana ivuga ngo irinde kujarajara. Mukristo mu misimeruka, mama papa, irinde kujarajara. Pastor unyumva, muhanuzi, mushumba, iri jambo ry'Imana mwirinde kujarajara muri iki gihe kugira ngo tudapfa. Nimujarajara murandura, murafata imyuka y'abandi. Nimujarajara murajya kwiga imico y'ahandi, mwabaririmbyi mwe murajya kwiga iby'abandi, murajya kwiga udushya turi hanze. Bavandi turi mu isi iri mu dushya twinshi. Hari ikintu cyanaga, ari udushya twaje, abantu ntibagishaka kumera uko Imana bagize. Mu mujyi hari ibintu nagezeyo, mbona ngo bari gucuruza ibintu bita ibibuno. Ubwa mbere nabibonye, nasanze nako ntagashya. Abakobwa bo mu minsi y'imperuka ntibashaka kuguma uko Imana yabagize, ni udushya turi kugenda tuza. Ariko umukobwa ufite ibanga ry'Imana, wasomye Bibiliya akamenya ko umuntu wese wihindura uko atari, umubiri we Imana izabatsemba. Nibaramuka bihinduye bagashaka kuzana iby'ubwenge bwabo, Imana izabatsemba. Bamwe ngo abiyogoshesha ingohe n'abatsiba imisatsi. Bibiliya avuga ngo mu gitwariro cyabo hazaza inyo. Mu yandi magambo, kwihinduranya udushya tugenda tuza bigatuma abantu bashaka kwifata uko batari, bizatuma Imana irakara. Hanyuma Bibiliya avuze ngo Shimeyi aracika, arahaguruka ajya Igati. Ngo agezeyo, umugabo bita umwami Salomo abwirwa ko Shimeyi yavuye mu bikingi bye akagenda. Hanyuma nta kindi cyakurikiyeho. Salomo amutumaho, aramubaza ngo niki cyatumye utirinda indahiro nakurahije, kandi wari warambwiye ko utazagera ahandi ujye. Ibyakurikiyeho muzakomeza musome. Umwami, inkota y'umwami yarariye. Shimeyi bamuciye igihanga, nta kindi cyabayeho. Umwami Salomo yahise ashyira mu bikorwa ibyo muzehe Dawidi yamubwiye, yaje kumuca igihanga arapfa. Ariko mbibutse ko Salomo ntabwo ari wabikoze ubundi. Shimeyi
yazerereye, yabaye inzererezi, yavuye ibwami, yavuye i Yerusalemu. Ibi bintu ndabihuza n'iby'agakiza. kubera iki? Iyi nzu i Yerusalemu ni iki? Ni ukuba mu gakiza. Umunsi wavuye mu gakiza ukambuka akageza i Kidironi ukajya gushaka udushya ukava i Yerusalemu. I Yerusalemu higeze hatera inzara ikomeye cyane, ariko Imana ifashe mu byumve. Inzara iratinyuka igera i Yerusalemu, irakomeza igera n'ahantu bita i Betelehemu. I Betelehemu bivuga iki? Betelehemu bisobanura inzu y'imitsima. Inzu y'imitsima ngo igeze i Betelehemu hari umugabo bitaga Elimeleki. Elimeleki yari afite umugore bitaga Nawomi. Hanyuma ngo Elimeleki abona ko inzara igiye kubica, yari afite abahungu babiri, uwo bita Kiriyoni na Mahoroni. Hanyuma umugabo bita Elimeleki abwira umugore we ko gupfa none napfa ejo. Arahaguruka akora ikosa, yanga kwihanganira inzara, irinde kujarajara udapfa, ngo arahaguruka ngo ajya i Mowabu. Ngo ageze i Mowabu rero yakirwa n'abamowabu n'abamowabukazi. Baragenda, munkurikire mu nyumve bene data, mwirinde kujarajara. Kujarajara si byiza, mwirinde kujarajara mudapfa. Kandi urupfu rubi ni ugupfa mu bugingo. Ushobora kugenda uvuga ko uriho ariko warapfuye utabizi. Kujarajara ukajya mu mahoteli ukajya gusambanirayo, warangiza ukagaruka uba wajarajaye. Imana irabizikana, irabyihorera, ikaceceka ikabyihorera, ariko iba yarabibitse. Ukabura umukobwa ariko kandi ufite abahungu nk'icumi, ukarya amafaranga yabo, ndarya Kanaka, ndarya Theo, ndarya Korode, ndarya Jean Paul, ukagenda uyarya, ugenda ubajarajaramo. Imana irabyihorera, igihe kiba kizagera ikakwihorera, ikashyira ku mugaragaro ibyawe. Imana igushoboze, ikurinde kujarajara. Elimeleki ngo aramanuka agera i Mowabu. Ageze i Mowabu yakirwa n'abamowabu n'abamowabukazi. Hanyuma dore ikintu cyabaye. Mbibutse ko i Yerusalemu y'ibiryo byabuze, i Betelehemu bikabura. Mbibutse ko inzara itagira soni n'ibwami igerayo. Nasomye Bibiliya Zaburi 36 Ntekereza n'umurongo wa 12 haramwira ngo imigunzu y'intare ibasha gusonza no gukena no gusonza, ariko abategereza Uwiteka nta kiza bazigira bakena. Imigunzu y'intare ni iki? Intare ni abami, hanyuma imigunzu n'abana b'abami. Hanyuma aba bami nabo bashobora gusonza no gukena, n'abana babo bagakena, ndetse n'abana b'abakomeye bagakena, ariko abategereza Uwiteka nta kintu n'ikibagera bakena. Kubera iki? Inzara ntigira isoni, yageze n'ibwami. Hanyuma Elimeleki arimo Mowabu rero, abahungu be babiri Kiriyoni na Mahoroni barangije bashaka abamowabukazi. Bashatse uwo bita Orupa, undi ashaka uwo bita Rusi. Igihe kiragera, hashize iminsi Elimeleki agwa i Mowabu. Nibutse abantu impamvu i Yerusalemu inzara ibihari ariko i Mowabu hari ibiryo, ni ukugira ngo Abisirayeli bave i Mowabu bajye ahantu bita Abisirayeli bave muri Isirayeli bamanuke bajye i Mowabu. Nibagera i Mowabu biga imico y'abamowabu. Nta kindi gituma i Betelehemu inzara ihatera naho i Mowabu hari ibiryo, ni ukugira ngo Abisirayeli bajye guhaha i Mowabu. Nibagerayo abamowabu babigishe indi mico. Mwirinde mw'Abisirayeli mwe kujarajara, mutajya kwiga imico y'ahandi. Nizera ko nyumvishije. Ndumva ashimiye Imana. Urakoze Mwami Yesu. Abamowabu babigisha imico, batangira gusomana, batangira gusambana, batangira kwikinisha, batangira gutingana, babigisha imico, babigisha kwambara imyambaro y'abamowabukazi, barabigisha. Hashize iminsi mwumva ibyabaye kuri Elimeleki. Elimeleki ngo arapfa, agwa i Mowabu, agwayo. Irinde kujarajara. Shimeyi nawe yapfuye azize kujarajara. Iyo aguma mu gikingi cy'i Yerusalemu, umwami Salomo yari kumwica. Oya, ntabwo ari kumwica, ariko yarajarajaye ava i Yerusalemu ajya i Gati, kandi yari afite kondisiyo yo kwirinda. Mwirinde cyane muri iki gihe kimeruka, mwirinde kujarajara mudapfa. Ibintu byose mubyirinde cyane. Mwirinde mugire ikintu cyitwa kwirinda, obstinance. Kwirinda. Imana ishimwe. Hanyuma Elimeleki abahungu be amaze gupfa, abahungu be nabo bamaze gushaka, nabo barapfa. Kiriyoni arabanza arapfa na Mahoroni arapfa. Kandi bapfa badateye inda. Bari abakobwa b'abamowabukazi ntabwo bigeze babyarana, ahubwo uwo bita Rusi na Orupa bahita bajya kwa nyirabukwe. Nashaka kubabwira ngo inzara nimbi, kandi inzara itumye abantu benshi baba bahaguruka bava i Yerusalemu bajya i Mowabu bapfirayo.
Elimeleki yaguye i Mowabu. Mwirinde cyane. Twigarukire gato. Bibiliya yavuze iki? Yeremiya. Haleluya. Yeremiya 42. Ni inkuru z'umugabo Yohanani twasomye. Uyu mugabo Yohanani ni umwe mu bagabo bagishije inama Yeremiya. Amugisha inama kuko yari azi ko Yeremiya ari umujyanama mwiza, inama yamugera ari iz'Imana. Amugisha inama z'uko bagomba kuba mu gihugu, ariko bakaba mu gihugu cyabo bafite uburyo babakibayemo ndetse bakakibamo bameze neza nta kibazo bafite. Kandi iki gihugu cyari igihugu Imana yari yaragabiye Abisirayeli. Munkurikire mu nyumva. Baragenda bagisha inama Yeremiya. Baramubwira ngo ese twigumire hano muri iki gihugu, cyangwa tumanuke tujye muri Egiputa tuba ariho tuzabonera ubuzima, ko muri Egiputa ari heza, tugume twicirirwa inzara i Kanani. None Yeremiya, twakwinginga ukatubariza Imana. Yeremiya ngo aragenda bingingira Imana. Arababwira ngo nimuze mbabwire icyo Imana avuganye nanjye. Imana ibwira Yeremiya, amubwira ngo uzagenda ubwire Yohanani, umubwire nabo bari kumwe nabo bagabo bose bakugishije inama, umubabwirire ijambo. Ubabwire ngo nimuramuka mugumye muri iki gihugu nibwo muzabona ubuhunge, nibwo muzabaho neza. Nimwirinda kujarajara mukaguma mu gihugu narahiye basokuruza ko nzaba, mukaguma hamwe nimujarajare, nibwo muzabona amahoro. Icya kabiri, sinzigera mbarandura, ahubwo nzashorera imizi yanyu, nzabagura, nzabaha urubyaro, nzabagira abantu badasanzwe. Muzabona amahoro, muzaba mu gihugu cyanyu bwite. Bibiliya yavuze ngo Yeremiya yabaha ubutumwa, barabwumva. Arababwira ngo ariko Imana yambwiye ngo nimuramuka kandi mukoze ikosa nimugume mu gihugu Imana ishaka ko muba, mukamanuka mukajya muri Egiputa, mukavuga ko ariho muzabona ubuhungiro, hari ibintu bitatu bizabakurikiranirayo. Nimwanga kuguma mu gihugu Imana ishaka ko muguma, nimwanga kuguma mu gakiza, nimwanga kuba hamwe ibyo Imana ishaka gukora ko mukora ari byo mukora, Imana izabihorera mwiyobore. Ariko ibyo mwatinyaga byose, ari inzara mwatinyaga, icyo ni icya mbere. Inzara, icyorezo mwatinyaga kizabageraho, icyo ni icya kabiri. Ndetse n'inkota, inzara n'icyorezo n'inkota mwajyaga muti nimuramuka muvuye mu gakiza, nimuramuka muvuye i Yerusalemu, nimuramuka muvuye mu nzu ya, nimuramuka muvuye mu byo mwiringiraga, mukava mu gakiza mwari mwiringiye, mugashaka kujya ahantu bita muri Egiputa. Muri Egiputa turashushanya n'ahantu hakorerwa ibibi, ibyago. Umunsi wa none Egiputa ni igihugu, n'ubundi cyari igihugu, ariko bene data, muri Egiputa habagayo ubucakara, habagayo Farawo wababazaga, wakoreshaga Abisirayeli agahato, yabakoreshaga iby'uburetwa. Iyo Umwisirayeli yabaga ari muri Egiputa, yifuzaga kuva muri Egiputa, murabizi inkuru za Mose n'Abisirayeli, kuko habaga uburetwa, bakoreshwaga uburetwa. Mu yandi magambo, iyo umuntu yanze kuba mu gakiza, amanuka akajya muri Egiputa, ikintu kimwakira ni ikintu cyitwa uburetwa. Uburetwa bw'ibyaha, uburetwa bw'ubusambanyi, uburetwa bw'inzoga, uburetwa bw'amagambo, uburetwa bwa divorce, uburetwa bwo guca inyuma aho bashakanye, uburetwa bagatangira gukoreshwa uburetwa. Nta kindi kiba muri Egiputa. Munyumve neza. Hanyuma Yohanani ngo banga kumva ibyo Yeremiya babwiye umukozi w'Imana. Natanga nasanze abantu batari kumva, ko utumva ko iki gihe ko abantu b'iyi minsi n'abakera niko bari bameze. Imana yavuze iki? Yavuze ngo kandi murongo wa 16, mumenyene
ko ya nkota mwatinyaga izabafatira mu gihugu cya Egiputa, kandi n'inzara yabateraga ubwoba izabakurikiraniyeho niho muzagwa. Niko bizaba ku bantu bose bazaba bagamije kujya muri Egiputa kugira ngo basuhukireyo. Bazicwa n'inkota, n'inzara, n'icyorezo. Ibi bintu uko ari bitatu, iyo umuntu aramutse akoze ikosa akava mu gakiza, yatakwa n'imyuka itatu: umwuka w'inzara, icyorezo, n'inkota. Ibi bintu mu byitondere, itorero ry'Imana, abanyarwanda bo muri mu bihugu bitandukanye, mwirinde, mugume mu gakiza, mugume mu nzu nk'uko Imana yatubwiye. Shimeyi iyo aza kwigumira mu nzu ye nta kibazo. Iyi nzu ndayishushanya n'agakiza. Haleluya. Ndashaka ko dusenga, mwirinde cyane. Abagalatiya, Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 1, arababajije ngo mbese mwabapfapfa mwabwiwe Kristo mwabambwe, cyangwa se nuko bamubabwiye namwe mwarangiza kumwumva mukiza? Mumaze kwizera muhabwa umwuka wera. Mumaze kuhabwa umwuka wera mutangira gukoresha impano z'umwuka wera. Mwatangije iby'umwuka rwose pe. Mwari abakristo rwose, mwagendanaga n'Imana. None niki gitumye tugera muri iki gihe gikomeye? Leto lazodra none lekoda stifo enome. Niki gitumye abarokore bahoze ari abarokore bagera igihe bakarambika intwaro? Bibiliya iravuze ngo yemwe mwabapfapfa mwe, mwabagalatiya mwabapfapfa mwe, ninde wabaroze? Burozwe iki? Buroze iki mwariye? Kuki wari umukristo none ukaba umanuye amapantaro gusama? Ni ubuhe burozi baguha? Wari umubyeyi uzi gukoresha impano zo gusura abandi, wajya gufasha abandi, ni ubuhe burozi bwatumye ukuboko kwawe ugwihira ukasigara wumva utagishaka gufasha abandi? Ni ubuhe burozi mwariye butumye Imana tuyitesha agaciro ku mugaragaro? Ni ubuhe burozi mwariye? Itorero ry'Imana mumbwire barokore, ni ubuhe burozi mwariye butumye mwihakana Imana ku karubanda, hanyuma izina ry'Imana rigatukwa ku bwayo? Bibiliya iravuze ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mwatangije iby'umwuka, none impano z'Imana murazijimije, ibintu by'Imana murabyanze, ahubwo muri kwifuza ibyo muri Egiputa, muri kwiga imico y'Abanyegiputa. Ninde wabaroze? Ndagira ngo dusenge. Mwarozwe burozwe iki? Ariko Imana idukore ku maso, kandi Imana iguhumure, yongere ikuzibura amatwi. Ninde wabaroze? Mushiki wanjye ko wirindaga, none basigaye bagukabakaba ku mabere, wagira ngo urivoka bari gukabakaba ngo bumve ko zihiye. Ninde wakuroze? Ko kera wirindaga, ntiwasomanaga none watetse gusomana, ntiwasambanaga none gusambanya bwarakwatatse. Ninde wabaroze? Ko mwatangije iby'umwuka none mukamuherekeje iby'umubiri. Ariko Pawulo yandikira Abakorinto ba mbere igice cya 2:26 ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo muzirikane guhamagarirwa kwanyu. Imana tuyinginge yongere tugarukeho, Mwuka wera abaganirize amagambo Imana yashyize ku mutima, ndumva arayo. Reka turekeraho. Bene data, mube maso, mwirinde cyane, murinde agakiza, murindishe ifuhe ibizagakiza. Muririmbyi 38 yaravuze ngo abibereye mu nkuge bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohoka. None natwe dufite iyo nkuge, ni agakiza twahawe na Yesu. Nimba ushaka amahoro, ngwino uhitemo agakiza, ureke kurimbuka. Waba ufashe icyemezo aho uherereye ukimara kumvira ijambo ry'Imana, ngo ufashe gusenga, umutima wawe gutanyurira Imana, ubwira Imana ngo ma nararanga, ariko nyimara kumva ijambo ry'Imana hamwe n'umukozi w'Imana Evangeliste Theoneste, si wo wacawe Noya Bigerezo TV, fashe icyemezo kivuga ko ntazongera kujaraja. Narajarajaje utwanjye baraturya, nagiye hirya no hino nishakira, nagiye mu bapfumu nta rubyaro nabonye, narajarajaye nta kintu n'iki nigeze ngera, nagiye kwishakishiriza n'ukuri ntacyo nabonye. None Mana niwe ngarutse, ugaruke ku Mana. Imana nayo irakugirira ibambe. Imana iba umugisha. Mwari munteze amatwi, reka ngusabe unkorere subscribe, share na comment kuri iki kiganiro, mu gisangire, mu kiganire kigere ku bantu benshi. Imana ikumere umugisha wowe unkunda umunsi ku munsi. Shaka dusenga. Mu izina rya Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimira kugira neza kwawe. So Umwami wacu Yesu Kristo,
wowe udahwema kutugirira ibambi. Twarajarajaye, twagiye aho tutari dukwiye kujya, twavuze ibyo tutari dukwiye kuvuga, twakoze ibyo tutari dukwiye gukora, twakuvuyeho tujya kure yawe, ariko tukugarutseho. Twemerera uturebane amaso y'imbabazi, tugirira ibambe mubyeyi. Twemeye intege nke zacu, twabaye abapfapfa, twariye uburozi bwitwa opusito. Turasabye ngo tubabarire mwana. Ubu burozi twariye ni uburozi bumunga ubugingo. Twarahumye tukimara kurya uburozi bwitwa butwaye iki? Uburozi bwitwa butwaye iki? Bitwaye iki? Dusambanye byatwara iki? Twibye byatwara iki? Ubu burozi niko bwitwa. Tudasenze byatutwara iki mwana? Uburozi twari. Ariko Bibiliya yavuze ngo bagarate abapfapfa. Uwabaroze ninde? Ko mwatangije iby'umwuka mukamuherukije iby'umubiri. Turasenze mwana. Umwuka wera w'Imana wabaga muri twebwe natugarukeho bundi bushyashya. Twemeye ko turi abanyantege nkeya, ibyaha n'ibicumuro twakoze bitubabare bikitwa umunsi wa none. Sengeye umuntu wari warasubiye inyuma, sengeye bakoraga ibyaha, sengeye abantu batari bafite imbaraga zo gukizwa bongere bakizwe. Ijambo ry'Imana ribagarukeho. Urakoze mwana. Kugirirwa neza n'imbabazi bibe kuri twebwe. Kandi igihugu cyacu twirukanyemo ibyaha, nirukanye ubutinganyi mu gihugu, nirukanye ubusambanyi mu gihugu, nirukanye umwuka w'inzoga mu gihugu, nirukanye umwuka w'amagambo, nirukanye umwuka warwanya igihugu cyacu. Imbaraga z'ibyorezo ndazica intege, nirukanye ibyorezo mu gihugu, nirukanye buri kimwe cyose cyahagurukira igihugu cyacu, ndakirukanye mu izina rya Yesu. Kandi mwami, kuko Satani afite amayeri n'amanyanga, netararije imbaraga zose zatuma bera batabona aho dusengera, zatuma bera batabona aho bateranira. Ndakwinginze mu kwizera, nugira ibintu uhindura, nugira ibintu ukora, kandi uduhere umugisha abayobozi bacu, abayobozi b'igihugu cyacu ubaha umugisha, ndetse n'abayobozi b'amatorero yacu bahabwa umugisha n'Imana, kuko bose barafatanya kugira ngo bayobore intama zawe bazazigeze mu bwami. Urakoze.